hagasimbuka etaje, hari ikintu bagombye kuba barakoze, ndetse n'abantu bose bamwumva n'abantu bose bamuba hafi, bikaza kurangira umuntu abaciye mu myanya y'intoki. MPO TV. Ibihe byiza kuri ukunda ndetse ugakurikira ibiganiro byacu kuri MPO TV, by'umwihariko aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nkuko bisanzwe rero ndagira ngo uyu munsi twongere twiganirire, tugire byinshi twunguranaho inama, cyane ku biba bimaze iminsi bivugwa. Hari ibyirwa bivugwa ku mihanda twirirwaho, hari ibyirwa bivugwa mu bice bimwe bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse turajya tugenda tubarebera n'ibyagiye bivugwa hirya no hino ku isi. Ariko by'umwihariko ndagira ngo duhere ku byavuzwe. Mu mazi iminsi mukurikirana urubanza rwa Muheto Divine ndetse na Fata ku Mavuta, muzi ko byagenze cyane. Bamwe bari kujya bagenda bibaza, ese ni ukubera iki dushobora kuba twagira urubyiruko byongeye rw'igitsina gore ruri kwishora mu businzi, mu kunywa ibiyobyabwenge, mu gukoresha ibintu bitandukanye, cyane cyane bavuga ngo ni amadepresiyo abagiye abatera. Bishobora kugera ku ruhe rwego umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu yarwaye depresiyo, bishobora kugera ku ruhe rwego ku buryo handi umuntu ashobora kwitakariza icyizere, cyane mukunze kujya mubireba aho wirirwa, mu kazi wirirwamo, ndetse n'aho wirirwa ugenda hagiye hatandukanye, aho ushobora kubona umuntu ukabona ibikorwa akora, ukabona uburyo ari kwitwara, ukavuga ati uyu muntu kugira ngo yitware gutya, kugira ngo agere ku rwego rwo kwigira ikihebe cyangwa se rwo kwiyambura, kumva ko yakwiyambura ubuzima. Kubera ko niba umuntu yafata imodoka akayitwara yanyweye ibiyobyabwenge, akayitwara yanyweye inzoga, mu by'ukuri azi ko ashyize ubuzima bwe mu kaga, azi ko hari ubundi buzima bw'abantu benshi ashobora gushyira mu kaga, ariko akabirengaho. Niba umwana w'umukobwa ashobora guta mu rugo, yagombye kuba ari mu rugo, umukobwa w'imyaka 24, ubundi usibye ibi byateye agomba kuba ari mu rugo ari kumwe n'ababyeyi, ndetse kugeza saa 9. Ntabwo umuntu w'umukobwa yagombye kuba ageza saa 9 z'ijoro mu by'ukuri akiri azerera mu bubari, azerana mu magenge, azerera mu bintu bigiye bitandukanye. Ariko tukibaza ibintu biri guterwa n'iki. Nagiye mbabwira ijambo rimwe, niba mwaragiye mukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, ngenda mbabwira ngo buriya hari ukuntu ushobora kugira amafaranga, hari ukuntu ushobora kugira umuryango mwiza, ushobora kugira buri kimwe cyose, ariko mu by'ukuri bikarangira utabonye bya byishimo. Bigasaba kujya kwihuza n'abandi bantu byibura baciriritse, kugira ngo wisanishe nabo wumve ibyo byishimo, cyangwa se bigatuma wajya gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo mu mutwe wawe, mu bitekerezo byawe uze kumva utekanye. Nicyo kintu rero twabonye, kubera ko mwagiye mukurikira abantu bagiye bavuga amagambo atandukanye, bagiye bagerageza gutanga ibitekerezo ku byabaye kuri Muheto, bavuga ngo icyiza ntago urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se ubucamanza bwagombye kumworohereza, ahubwo bakafata umwanzuro wo kumujyana mu bigo bya rehab, bishobora gukansaringa umuntu mu mutwe, bishobora kugira umuntu inama agahinduka. Niba tuzi kuva ku myaka 10 n'ingahe ye, ko yagaragaye ku myaka 19 kuzamuka kurinda agera ku myaka 22, akaba aribwo ari kujya atangira kwitwara mu buryo bushobora gutungura abantu. Murabyibuka muri 2022 nabwo yakoze impanuka, aza gukomereka bidakomeye, ndetse polisi imufashe biza kumugira inama, bamukansaringa, bamubwira ati dore ibyiza, genda ujye gushaka perime, ujye utwara imodoka ufite perime. Akabyanga, ahubwo kugeza 2024 imyaka 2 ikarinda igera nta perime arabona, ariko akaba cyumva gifite inyota yo kujya gutwara imodoka, ndetse no kugeza saa 9 z'ijoro ari mu kabari, bikaza kurangira ubwe yifashe ubuzima bwe akabushyira mu kaga, agafata ubuzima bw'abandi akabushyira mu kaga. Mu by'ukuri ni ikintu dushobora kwibazaho, tukibaza ibi bintu biterwa n'iki. Hari bamwe twagiye tuganira
tuganira mu buzima busanzwe, tuganira mu bintu nyine byerekeye n'ubuzima. Aravuga ngo nujya kureba ngo abana bari kujya kunywa kuba bari mu kabari bari kujya kunywa inzoga ugasanga saa 8 ya masaha leta yashyizeho kugira ngo umuntu akabubari bube bwafunze muri weekend ndetse na saa 7 kugira bube bwafunze mu mibyizi, uraza gusanga abana b'igitsina gore abakobwa igitsina gore abantu bari kujya bagira bajya gukesha mu bubari, ugasanga saa 9 nibwo bari kujya bagera aho baba. Biri guterwa n'iki? Mu by'ukuri iyo bari mu kabari ntago bari gukoresha ubusa, bari kunywa, bari gukoresha amafaranga, bari gusengera, bari guhura n'ibyo bishuko bagenda bahura nabyo mu nzira, bahura nabyo mu bubari, kubera ko inyweye inzoga buriya hari ukuntu ubwenge busa nk'ubutana bukaza gushora mu yindi mico. Ariho ushobora kuzajya kumva umuntu yatangiye mu by'ukuri ari umwana mwiza, yahawe uburere, yarize amashuri, ubumenyi arabufite, ibitekerezo byiza arabifite, ariko ugasanga ibiyobyabwenge ushobora kumushyiraho igipimo kigahita giturika kubera gukoresha ibiyobyabwenge byinshi. Ahandi uzajya kubona ukabona umuntu ni umuntu ufatika, ni umuntu uvuka mu muryango mwiza, ni umuntu warezwe, ni umuntu iwabo bagerageje guha uburere umubyeyi muzima agomba guha umwana, ariko ukaza gusanga imico n'imyifatire ye ntibifatika. Ndagira ngo dusubire mu mwaka wa 2020 ubwo Miss Rwanda yari ikiba, aho Muheto Divine yazaga kuba Miss wa 2022 ahigitse abandi bagenzi be bagera kuri 10 bari bahatananye nawe. Mu by'ukuri yari umwana ufite imico n'imyifatire, kuko kugira baguhe ikira gihembo kugira ngo bakwambike ikamba ryo guhagararira u Rwanda, mu by'ukuri wagombaga kuba ubimerita, ndetse hakozwe n'ubugenzuzi, ariko ubugenzuzi buhagije kugira ngo iryo kamba ubashe guhigika abandi bagenzi be. Mu bakobwa 20 bagiye bafata kumanuka kugera ku 10 bagiye muri boot camp, kugenda ukagera kuri umwe wa mbere wagombaga kuba selected, uwo nguwo niwe baje kuvamo umuntu bita Muheto Divine. Icyo gihe yari yujuje ibisabwa byasabwa kugira ngo nyine yemere kuregukana ikamba rya Miss Rwanda, ariko bikaba bibabaje cyane kubera ko kugeza kuva 2022 kugeza 2024 ni wa muntu ushobora gufata ntumutandukanye n'umuntu w'umusinzi wo mu kabari, ntumutandukanye n'umuntu wa wundi ugenda guhirana mu muhanda, kubera ko buriya wa muntu ugenda akagwa mu muferege, wa muntu ugenda agatwara imodoka yasinze, mu by'ukuri bose ikibaba kibakoresha n'iki? Ni drug, cyangwa se kunywa inzoga ukarenza urugero, cyangwa se gufata ibiyobyabwenge byinshi bishobora gutuma ugira utubwenge, ndetse bikaza kurangira ubwo wishyize ubuzima bwawe mu kaga. Ndagira ngo tugereranye uriya muntu ushobora kunywa inzoga, ushobora kugenda agasinda, ushobora kugenda akanywa itabi ku muhanda, akaza kugenda n'amaguru, akaza kurangira aguye muri ruhurura, tumugeranye n'umuntu ushobora kuba yafata imodoka yasinze nawe akaza kugenda akagira gute, ikaza kugwa muri ruhurura cyangwa se ikaza kugwa mu mukingo. Bose baza kugira gute, amaherezo yabo uburyo baza kurangira bitabye Imana. Biterwa n'iki? niba kuko abantu amakuru nagiye mbona cyangwa se amakuru yagiye acicikana avuga ko umuntu bita Muheto Divine hari abandi bantu bari kumwe basangira inzoga bagira bate bishima kugeza saa 9. Bamwe nagiye numva hari ibyo bagiye bavuga ngo yaragiye ngo kureba ngo boyfriend we, abandi numva ngo yarari mataha kubera ko bari bwari bufunze, ngo biza kurangira nyine yiyaya afata imodoka aragenda afata umwanzuro kwifata ubuzima bwe akabushyira mu kaga. Biza kurangira agize ate, akoze impanuka kugera ku rwego inzego z'umutekano mu muhanda zije kumuta muri yombi kugira ngo akurikiranwe nk'abandi bose. Biratangaje kuba umuntu yaba yagiye mu kabari, yaba yagiye kunywa inzoga, yaba yagiye mu bindi bintu byo kwishimisha, ariko abantu bari kumwe akaza kuramo umuntu ushobora kumugira inama, ashobora kuza kumugira inama, cyangwa se mu bantu bari kumwe bakaza kuba basangira bakarya bakinezeza bakanywa, ariko ukaza kurangira agize gute, bamwemereye. Ndakubwiza ukuri buri yuko umwe barabubwira ngo umuntu muzima cyangwa se umuntu uzubwenge, iyo uri kumwe n'umuntu uzubwenge mu by'ukuri urangira nawe umenya ubwenge, ariko iyo uze kuba uri kumwe n'umuntu utazi ubwenge nawe ubwawe ubwenge buza kugira gute n'ubwo wari ufite buragenda. Ntago rero twe twajya kwirirwa wenda tuvuga kuri byinshi ngo tuze wenda gusesereza cyane, ko buriya ibiganiro twabwiye ko tuzatubagezaho inkuru tuzatubaha ari za nkuru ziri positivite, za nkuru zitagira umuntu n'umwe zibangamira, ariko mu by'ukuri tugomba kujya dufata bya bindi bigaywa tukabigaya, bya bindi
byubaka abantu tukabivuga kugira ngo wa muntu nawe naza kwitekerezaho cyangwa se naza kubona ibyo abantu benshi bamuvugaho cyangwa se ibyo twamuvuzeho mu by'ukuri yari umuntu uhinduka arahinduka. Urababwira ngo inshuti buriya ushobora ukuri buriya ngo kurababaza kandi ngo buriya abantu benshi bakunda abababwira ibinyoma cyane. Bamwe nagiye nkurikira kubera ko iriya saga nta muntu n'umwe wo mu Rwanda utayikurikiye kubera ko uriya mukobwa ni umuntu wahagarariye u Rwanda, ni umuntu uhagarariye abanyarwanda, ni umuntu uhagarariye wafite abantu benshi bamwumvaga, wafite abantu benshi bamukurikira. Niyo mpamvu rero no kuza kumuvugaho ni ikintu kiba ari icy'ingenzi kugira ngo dukebure ba bandi bumva ko nyine bagomba guhora cyangwa se ibyabaye kuri Muheto ntibibabere isomo. Nawe ubwiye ngo buri umuntu ufatika, umuntu ufite mu mutwe hazima, wa muntu ufite IQ uri hejuru, buriya yiga buri munsi. Ntago byaba bibabaje kumva ko hari umuntu ugize ibibazo bariya bya Muheto ukaba wabibonye bikaba byabaye, ariko mu by'ukuri nawe ubwawe bikazarangira bikubayeho, kubera ko niba yagiye mu muhanda agasinda akanywa inzoga akagera ku rwego ashobora gukora impanuka ndetse udasize n'ubuzima bwe, mu by'ukuri uriya muntu buriya yamaze kugira gute, aba yamaze kuba umuntu wakwita ko mu mutwe bwe adatekereza neza. Ngira ngo buriya icyiza babwira ngo nta muntu icyiza yagombye kuba ari gufatwa, nanjye nicyo nungamo nk'ibyo abandi bagiye bavuga, yagombye kuba ari gufatwa akajyanwa ahantu akagirwa inama, akajyanwa ahantu bakamukansaringa, kubera ko ikibazo si ukunywa inzoga mwamaze kubibona, ikibazo si uko yatwaye imodoka yasinze, ahubwo ikibazo ni depression we afite amaze kumurenga, ndetse n'ahandi umuntu ashobora kuvagera ku rwego rwo kurwara depression abantu bamurebera, afite inshuti, afite ababyeyi, bikaza kurangira yijyanye mu mugozi akimanika cyangwa se agasimbuka etaje. Hari ikintu bagombye kuba barakoze, ndetse n'abantu bose bamwumva n'abantu bose bamuba hafi, bikaza kurangira umuntu abaciye mu myanya y'intoki, nyamara hari igikorwa bagombye kuba bakora bakamurengera, bakarengera ubuzima bwe. Benshi mujya mubabona, ngira ngo mu nshuti zawe mubana, mu nshuti muganira, mu bo mukorana mu kazi, mu mujyana ibihe bidasanzwe, nujya kureba mwabo bantu bose uraza gusanga bamwe muri bo ubwabo badatekereza neza. Hari ibindi bintu biba bituma batekereza, kubera kukubwira ngo depression ntabwo igendera kuba ufite amafaranga, ntigendera ku kuba iwanyu ufite umuryango mwiza, ntigendera ku kuba ufite ababyeyi, ntigendera ku kuba nta babyeyi ufite, ahubwo igendera kwa kundi nyine ugenda ubwawe witakariza icyizere, ukagenda wumva utagikeneye kubaho, ukagenda wumva ko nyine nubwo wapfa nta kintu byaba bivuze, cyangwa se nubwo wapfa wumva ntacyo bitwaye, nyine ku buryo ugeraho ku rwego rwo kumva ko ushobora gupfa cyangwa se ushobora kukwihindura ikihebe. Abantu bajya babi ibyihebe, ngira ngo mujya mubabona abandi umuntu ashobora kugenda agaturitsa agaturitsa abantu, akajya mu bantu benshi akabaturitsa. Mu by'ukuri iyo ugiye gusanga, iyo ugiye kureba amahame baba bagenderaho, iyo ugiye kureba ibyo baba batekereje cyangwa se uburyo babanje kubahindura mu mutwe, barabanza bakabicaza bakabaganiriza, bakababwira ibintu byiza, bakababwira inyungu ziriho kugira ngo afate igisasu akizirikeho agize kujya guturitsa abandi, ndetse nawe yemera apfe, bakabwira ko ariyo nzira nziza. Nicyo nayo na depression ikora ku muntu, iragenda ikamwumvisha ko kubaho nta kintu bikivuze, akamwumvisha ko kuba yagiye mu bandi bantu akanywa inzoga akishimisha, akumva ko ibyishimo bigomba kurangirira mu nzoga, akumva ko niba ari mu magenge ye, niba ari gusambana, niba ari iki, nyine yumva ko nyine agomba kuba ari kubarizwa ngaho, hari ibyo bintu bimuhesha amahoro. Nyamara imyaka mikeya bikaza kurangira ubuzima bwe bumaze kwangirika, kubera ko n'umuntu ashobora kugenda agafata ikinyabiziga yaguze mu mafaranga ye cyangwa se bamutije, akagitwara yanyweye inzoga, akagitwara azi ko ubuzima bwe bushobora kujya mu kaga. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kumutandukanya n'umuntu wa muntu ushobora kwizirikaho igisasu akituritsa. So ngira ngo rero two gutinda aho ngaho, nagira ngo wenda tuvuge kwa aka kantu, niturangiza tugende turebe ku bindi bintu biri kujya bivugwa. Mwagiye mwumva na rero numva inkurikiye space yarayibaye, aho umuntu bita ngo ni Yakamwana nyuma yo gutabwa muri yombi no gufungurwa, ubwo yajyaga ku rubanza. Ibaze urwego abantu basigaye baba bagezeho, wa muntu ukamubona agenda ari muzima, atarwaye, ari no mu kazi, ariko afite depression agendana nayo, afite akababara agendana nayo, afite ikintu kiri kujya kigenda kimuzonga mu mutima. Mwebwe mukabira mukavuga ngo ni ibintu biri aho ngaho, cyangwa se nk'umuntu n'umuzima, nyuma y'umuntu yari amaze kugenda kera. Ngira ngo nta muntu muzima ushobora kubona
abantu bari mu gikorwa runaka, harimo inzego z'umutekano, harimo urubanza rwa Miss Muheto na Fata ku mavuta, ariko akagenda akajya mu mabotike aho hafi, akagenda agakuraho inzoga, ntayinywereye aho ngaho yayiguze, ahubwo ayijyanye mu rukiko, agiye kwicara nyine ngo anywe inzoga nk'abandi bo, anywe inzoga kandi azi kunywera inzoga byo bwaho ntibyemewe, no kunywa inzoga mu masaha ari kuzinyweraho ntibyemewe, ariko aragiye nyine ariraye avuga ngo nyine ukabona umuntu ukavuga ngo uyu muntu kuki adafite ibitekerezo bizima, nyamara yaramaze kurwara depression. Nuza kureba rero ubwe yabyivugira avuga ngo ngiye kubera isasu bandashe bamurashe, ngo kubera ngo ubuzima yabayemo bwo kwiheba, kubera ko ngo ibaza umuntu ni muzima akorera amafaranga, guhera ku munsi wa mbere akora ikiganiro, ku wa kabiri bakamuhostinga bakamuha ibiganiro, yinjiza inoti ya 5 ya buri munsi, ariko kugira ngo azabone n'amafaranga yo kwishyura inzu ni ikibazo gikomeye. Handi azagenda bakamuha 5, ejo bakamuha 10, ejo ndi bakamuha 20, mu by'ukuri n'ibihumbi bijya muri hafi muri 35, ariko mu gihe kingana n'iminsi 30 ukaba utamubaza n'ibihumbi 20 kugira ngo yishyure inzu, kubera ko yagiye yashora mu nzoga, kubera ko yagiye ajya mu nda yaho ngaho, kubera ko yagiye ajya gukora ibikorwa bya bindi mu matabi, amafaranga yose akagenda mu ibyo ngibyo, no kugera ku rwego rwo kwigura ipantaro cyangwa se umupira w'igihumbi bikamunanira. Mu by'ukuri murabonaho ubuzima, kandi none icyo kintu iyo kigiye kuba ntabwo kiba mu bantu b'abasaza, ngo kibe mu bantu b'abakecuru wenda bakuze, kiba mu bantu b'urubyiruko rw'abondi rwa Rwanda rw'ejo. Ukaza kwibaza kubera iki ibi bintu ari byo biri kujya biba mu rubyiruko, bagiye bavuga ngo urubyiruko tugendeye kuri gahunda ya leta yo gufasha urubyiruko rukihangira imirimo, urubyiruko rugatezwa imbere, urubyiruko rukoroherezwa mu kazi. Mu by'ukuri bamwe muri bo ntago bashaka kumva iyo gahunda, ntago bashaka kugenda ngo umuntu ashaka akore, ahubwo arashaka kubona amafaranga, niba ari 5,000, niba ari 2, akagenda akabinywa inzoga, niba icyo gihumbi akagenda akagishora mu matabi, niba ari ibyo 5 akagenda akabigura indaya hariya, kumva ubuzima nubwo we wamure ukavuga ngo uriya muntu yarasaze, cyangwa se ngo yabaye indaya, cyangwa se ngo ni umusinzi, mu by'ukuri utazi ikintu ari kugendana nacyo mu mutima. Ngira ngo ingero zamaze kuboneka, ingero zirahari, mumaze kujya mubibona inshuro nyinshi cyane. Ndagira ngo rero niba nawe utekereza gutyo, buriya kubaho ntago ari ngombwa ngo woweho wenyine, gerageza azagira umuntu usigara avuga ngo uyu muntu yaramfashije, uyu muntu hari ibuye yashyize ku buzima bwanjye, uyu muntu yangiriye neza, uyu muntu yambaye hafi, uyu muntu ni umuntu muzima. Mu by'ukuri si ngombwa ngo umuhe amafaranga, si ngombwa ngo ufashe umuntu umuhe ibyo kurya, mu by'ukuri no kumugira inama. Biriya bigo bigira abantu inama, mu by'ukuri n'abantu baba bari bwishyurwe. Mu by'ukuri ushobora kugenda ukabikorera ubuntu, ukegera umuntu wawe, cyangwa se umuntu utangiye gucika sosiyete, utangiye kwangirika akiri mutoya, ukaza kumugira inama. Mu by'ukuri ubwo nibwo bufasha bari ubwa mbere, nibwo bufasha bari ubwiza, kurenza kugenda ukamuha ibyo 10,000, kurenza kugenda ukamuha ibyo 20,000. Mu by'ukuri inama niyo ya mbere, ko babwira ngo buriya ngo nushaka ngo aho guha umuntu ifi wamwereka uko bayiroba, nibyo biba ari byiza, kuko ubuzima bwe ubugize ikindi kintu ubushyiraho. Handi uzumva ngo tugeze ku rwego mu minsi y'imbere, mu myaka nka 10 cyangwa 30 iri imbere, ushobora kuzareba wa muntu uzaba ari kuba minisitiri, uzaba ari kuba umudepite, uzaba ari kuba perezida wa repubulika, cyangwa se mu myaka 50, ukamubura kubera ko urubyiruko rwagombye kuba ruri gutegurwa ngo ruzavemo abo bantu bagomba guhagarara, abandi bagomba kuza bakatuyobora. Mu by'ukuri bari kujya bagenda birara, batari kunywa ibiyobyabwenge, batari kunywa ayo matabi, izo mogi, bari kwirara babasinzi, bakavamo abasinzi ba ruharwa. Abatari kuba abasinzi ntibanywe n'iryo tabi, bari kugenda bakirara mu bagore, bikazarangira agize ate ubuzima bwabo ayirwaye za ndwara zidakira, ku buryo mu myaka nka 50 iri imbere ushobora kuzareba wa muntu muzima ukagira ute ukamubura. Nyamara uburezi bufite baba baramushyizeho amafaranga menshi, baramujyanye mu ibyo bigo bihenze byo hanze y'igihugu, yarahawe buri kimwe cyose, amafaranga sayabuze, ariko icyo bita mentally ntacyo afite. Kandi babwira ngo injiji ngo siyizi, injiji ntago ari umuntu utarize gusa, ko babwira ngo injiji ya mbere ni umuntu wize, ahubwo uburyo utwaramo ubwenge wahawe nibyo bishobora kukuremamo umuntu w'ejo hazaza, ndetse ufite agaciro, umuntu ushobora kugira abantu bandi akamaro mu byo dukora ndetse no mu buzima bwa buri munsi. So ngira ngo rero nagira ngo ngiye twicare hano tuganire,
icyo ngomeza kujya ngenda mbasaba mwebwe mukomeza kujya mugenda mudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tubagezaho, tujya tubagezaho ibiganiro byinshi. Ndagira ngo rero ibiganiro bizajya bikugeraho ujye ukanda kuri subscribe. Ukibonye nikikugeraho ukaba utari wakanda kuri subscribe, gerageza uyikandeho. Ni utari wafungura inzogera, fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe kandi bikugireho mu ba mbere. Ndetse n'inkungu ubuteye MPO TV byaba bitangaje kuba kuri iki kiganiro, mu by'ukuri ukumva hari icyo kikunguye, kumva wagisangiza undi muntu ariko bikarangira udakanye subscribe cyangwa se utambutseho ukigendera. Mu by'ukuri ntumenye ko iyo ukanze kuri subscribe, iyo hari igikorwa ukozeho waduha comment, wakanda kuri like, mu by'ukuri hari ibuye ubuteretse kuri MPO TV kugira ngo dukomeze dutere imbere, kugira ngo dukomeze tujye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nsatira ku musozo w'ikiganiro, nagize ngo uyu munsi dukora ikiganiro gitoya, ahubwo mu biganiro bindi bibuze gukurikiraho nibyo turagenda tubaha ibiganiro wenda genda kubamo birebiremo gakeya. Nzajya tuzatubategurira ibiganiro bitoya kubera ko turacyari kuzamuka. Wenda mu gihe kizaza, igihe runaka muzabishakira, tuzageraho tujye tubagezaho ibirebire mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tunazane n'abatumirwa. Icyo bisaba rero ni uko mwebwe mutwumva, mwebwe tubana umunsi ku munsi, mwebwe ibiganiro byacu mukomeje kujya mugenda mushyiraho ibuye kuri MPO TV. Mugomba no kuduteza imbere, mugomba no kuyishare, mugomba no kudufasha kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu benshi, ndetse iyi channel yanyu ari nayo yacu ibashe kuzamuka. Turabakunda cyane. Niba wamaze gukanda subscribe umuntu w'agaciro, niba utari wayikanda rero nawe yikande, ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Imana nikomeze kubana namwe, ibongere n'amafaranga kuyo mwari mufite. Murakoze cyane, turi kumwe.